Ahagana mu masaha y'isaa tanu za mu gitondo umuhanda uturuka mu mujyi werekeza ku mudugudu wa Mpazi habereye impanuka ikomeye ubwo moto bwoko bwa Spiro yagiraga ikibazo cya feri maze umumotari agafata umwanzuro wo kuyigongesha ku nkengero za ruhurura, umugore yari ahetse agakubita umutwe muri kaburimbo akangirika. Bamwe mu babonye iby'impanuka baganiriye na ITV maze babigarukaho. Impanuka umuntu yakurimise kuri karaganda kamanuka cyane, noneho akati korose rya mbere riri kuri katari ya munana ko yaragize ikibazo cy'amapine za moto zino za Spiro zitagira feri. Akimara kuri katari ya munana ko yakubwa rimaze gufata umuvuduko aragenda kubita kuri borodire ubwo amayigo bibaye nk'uca mu mahembe, ariko wa mukobwa ahetse we aragenda kubita umutwe kuri ya borodire, umutwe urangiritse cyane ku buryo wabonaga ko hano ijisho hagize hatemutse, mbega hakubise umutwe ku neza n'akaguru nako karavunitse kuko n'inkweto yari yambaye ihubutse. Iyi moto ya Spiro, impamvu z'impanuka ni moto zikoze nabi mu bijyanye na feri, ziriya tamburo zazo ziroroshye, iyo ufashe feri ukayikomeza ahamanuka ihinduka amazi, tamburo iraribwa igenda yibwa, bande feri zikanyerera ikabura feri igahita iporomoka mu gahanga ambulance imujyanye kwa muganga. Impanuka yitewe na moto ikoze nabi mu buryo bw'amatamburo yayo, uko ufashe feri ahamanuka irashyuha, yamara gushyuha bande feri zikanyerera zihita ziba amazi. Yatewe nuko yamutse abo feri, abuza feri niko kuta kuri borodire hano irazamuka hejuru hajya ku matafari. Ntabwo zifata na feri, yafashe feri biranga ari gukomeza kumanuka tiriya abone iramwica niko kwishyira hariya. Abaturage kandi bavuga ko impanuka ubwo yabaga umumotari wari utwaye iyi moto yaje guhita ahaguruka akirukanka bitewe n'uko nta ruhushya rumwemerera gutwara ikinyabiziga yari afite rwose, kuko we bamaze no kumwegura ahita nirukanka, yahise yirukanka bayoboye n'aho arengeye, ahubwo rwose aho arengeye ubwo musanze uwo mukobwa na moto bamwe bayimweguyeho, ariko moto nyine iriyo nyine umumotari we tubaje motari ari he bategeka da tuwana rengeye ahise tumweguye tugira ngo umuntu nawe wakomeretse ahita yirukanka. Wari witwaye kuko turebye ibyangombwa byari bibitse dusanga harimo ibyangombwa bya moto ariko nta perimi irimo, kwirukanka ko rero buriya bitewe n'uko nta perimi yari afite. Yirukanka kubera iki? Kubera nimba abarobyi nyine niba bari bazirobye akenshi baba badafite n'amaperime buriya n'iki kiba kimwirukanganije. Izi wa polisi y'umujyi wa Kigali CP Emmanuel Kayigi agaruka ku batwara ibinyabiziga bakora impanuka nk'izo ngizo maze bagafata umwanzuro wo kwirukanka, aho ibihano byabo byikuba kabiri ibyo bakagombye kuba bahabwa. Ubundi muri rusange iyo umuntu akoze impanuka, icya mbere akora ni ukumenyekanisha impanuka no kureba ko aho bishoboka yatabariza uwo bakoranye impanuka. Hari igihe we aba ntacyo yabaye ariko uwo bagonganye yagize ikibazo. Ibitari ibyo rero itegeko riteganya ko iyo utamenyekanishije impanuka ahubwo ugahitamo kwiruka, igihe cyose ubonekeye hazamo kongera uburemere bw'ikosa uba wakoze. Bivuze ko igihano washobora guhabwa ahubwo noneho uhabwa igihano gisumbye kuri cya kindi wari guhabwa iyo umenyekanisha impanuka. Niyo mpamvu rero tugira inama abantu ko igihe cyose ukoze impanuka, keretse hari aho itegeko riteganya rikavuga ko igihe ubona ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga, nabwo uragenda wagera aho ubona ufite umutekano ugahamagara polisi ukamenyekanisha impanuka, ukababwira uti naraha n'aha nkoze impanuka ariko ku bw'umutekano wanjye nari mavuye, mwahagera mukareba uko ibintu bimeze. Icyo gihe ntabwo uhanwa nka wa muntu wagonze agaceceka ahubwo akahitamo kwirukanka akajya guhisha imodoka cyangwa nawe ubwe kwihisha. Umuvugizi kandi yaranatanga ubutumwa bugenewe abakoresha imihanda baba abanyamaguru ndetse n'abandi batwara ibinyabiziga uko bakagombye kwitwara muri iki gihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka inatangira uwundi. Turi mu gihe cy'iminsi mikuru iregereje, usanga abantu benshi mu gutwara mu mikoreshereze y'umuhanda haba hari urujya n'uruza rwiyongereye, usanga abantu bagomba kwitwararika kuko ngira ngo muzi imvugo zagiye ziza bavuga ngo mu gihe cy'iminsi mikuru nk'abantu barapfa cyane, ngo haba impanuka nyinshi cyane. Nta kindi kibitera
ni imyumvire, ariko noneho ikibitera ni uburyo abantu baba bitwaye. Abantu bose abenshi baba batari gukora, abana baba bari mu biruhuko, abantu baba basurana, haba hari ibirori, ibitaramo, ibintu bitandukanye. Bisaba ko buri wese, icyo tubwira abantu rero ni ukugerageza kugenda neza mu muhanda, gukoresha umuhanda buri wese akubaha mugenzi we, ukumva ko niba uri gukoresha umuhanda hari n'abandi bawukoresha, ukirinda gukora amakosa, ukitwara neza, kugira ngo iyo minsi mikuru abantu bazayigemo bayishimemo, kandi we uzirikana ko n'ubundi n'iyo minsi mikuru n'ubundi mwaka uzongera. Kenshi twagiye twumva impanuka zitandukanye muri uyu mwaka zagiye zitwara ubuzima bwa bamwe, abandi bagakomereka ndetse zikanangiza byinshi bitandukanye. Gusa polisi ikaba ikomeje gutanga ubutumwa bw'uko buri wese yakagombye kuba ijisho rya mugenzi we, maze tukarindana kandi tukagerayo amahoro. Gendisingiyumva Gisa Steven, ATV mu mujyi wa Kigali. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike, kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam, nk'abakandida bigenga private candidates, ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa, ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi, ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 37 na 0782 75 67 92, utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.